Ikaze bene data bakunzi bacu bakunzi ba Pure Gold TV kandi bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi iki kiganiro murakigezwaho na Jose kandi mwese ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abampera umugisha. Uyu munsi tugiye kureba indirimbo ya 48 iturutse mu gitabo cyo gushimisha Imana. Iyo ndirimbo iravuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yesu Kristo niwe utwemeza iyo tubuze imbaraga. Hari igihe tutabimenya ariko hagiye umwami Yesu agukomanga ku mutima akakwemeza ko nta mbaraga ufite, akakwemeza ko ukeneye gusenga kugira ngo umwegere uhabwe imbaraga. Cyane cyane iyo umaze iminsi mu kazi, iyo umaze iminsi usa nkaho urushye unaniwe, hari igihe ashaka kukwiyegereza akakomanga ku mutima akakwemeza ati wowe Jose ukeneye kunyegera. Ibi byambayeho muri ino minsi. Yesu yanyemeje ko mbuze imbaraga kuko nari maze iminsi ntamwegera, mpugiye muri byinshi, ariko ati nyegera, shaka igihe nk'iki unyegere unsange. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none shaka ko wowe nanjye twegera Imana kugira ngo tuyisenge ngo ntacyo tuzayiburana. Igitero kiravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atuma nera de. Ubu ni ubuhamya bw'uwanditse iyi ndirimbo. Aravuga ati Yesu yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha byanjye byose kandi yaranyejeje ndera. Ni ukuvuga ngo iyo umutima wawe wera uba nta cyaha kiriho, byose uba wabibabariwe. Nta wundi ubabarira ibyaha, nta wundi utweza keretse uwo mwami Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba. Igice cya kabiri kiravuga ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza n'imitima. Mwene data, muvandimwe, inshuti uri kumva kino kiganiro, nagira nkubwire ko umwami Yesu Kristo twahawe umucunguzi niwe ufite imbaraga gusa zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza n'imitima. Ushobora kuvuga uti hari n'abandi baganga, ndetse hari abaganga bo mu Nyarwanda abantu bizera, hari abapfumu, hari n'abandi benshi abantu birukira iyo barwaye. Ariko ndakubwira ko Yesu Kristo niwe ufite imbaraga zihagije rwose. Niyo abo baganga babaho bakoresha wenda ibiti cyangwa se ibiti Imana yaremye. Rero ni byiza ko wasenga Imana yaremye ibyo biti. Imana yaremye uwo muntu wizera ukizera Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ni Imana kandi umwana w'Imana. Kandi hano umuririmbyi aratubwira ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose. Abandi wizera, abapfumu wakwizera, ibindi wakwizera, mbese umuntu cyangwa imiti, hari aho binanirwa. N'abaganga hari aho bananirwa, bakabwira umuntu ati usigaje iminsi mike ngo upfe, itahira uryamutegereze gutaha. Ariko Yesu Kristo umusanze, abamusanze bose arabakiza bagakira rwose, ndetse n'abapfuye akabazura. Imana ishimwe cyane. Uwo ni Yesu mbabwira muri iki gitondo. Ku gice cya gatatu turavuga ngo singira icyiza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe Yesu, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso de nkera de. Ubu ni ubuhamya bw'uyu muririmbyi. Arivugiraga ati nta cyiza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, nezwa n'amaraso yawe akera. Ubu ni ubuhamya bwawe nawe, ni ubuhamya bwanjye. Niba utarabugeraho uyu munsi ushake, shaka uyu mwami nawe akweze, wumve ko wibesherejweho n'ubuntu bwe gusa, we wabihamya. Nanjye ndabihamya kuko ntamufite ntabwo nabaho. Nibesherejweho n'ubuntu bwe gusa, mbeshejweho n'imbabazi ze. Ngenda cumura nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere. Ariko bene data, ubuntu bwa Yesu bumbeshejeho, buramfasha, ndamusanga, nacumuye akambabarira, umutima wanjye ukongera ukera de kubwo amaraso ye yatuviriye ku musaraba. Igice cya kane uyu muririmbyi aravuga ati nasaga n'umuntu wapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura kandi
niwe unkomeza. Amen, amen. Yesu niwe utuzura iyo dusa nk'abapfuye mu mitima yacu, twarabaye ruhabwa, abantu barakuye amaso, ariko ngo nta cyaha kitababarirwa. Nagira ngo mbwire umuntu utarakira agakiza ahangaha yuko Imana yakongera ikakubabarira, yuko Imana yagusana. Niba wumva warashwanyaguritse, niba wumva waramenaguritse, niba wumva waratawe n'abavandimwe n'inshuti bavuga turiya ni umujura, yabaye umusambanyi nta gishobora kutwegera, uriya ni umusinzi se, uriya ni umunyarumogi, ni umunyamahane ahora mu maprizo, mbese abantu bashobora kubavuga byinshi. Ariko ndakubwira ko Yesu Kristo aragukunda, arashaka kuza, arashaka kumwegera, arashaka kukubabarira no kukweza ugahinduka uwejejwe n'amaraso ye. Nawe ukajya uvuga uti nibesherejweho n'ubuntu bwa Yesu gusa. Uyu munsi ni wawe kwakira agakiza. Iyi niyo mpamvu hano kuri Pure Gold TV ari TV y'abakristo, duhumuriza abantu, tukababwira ko byose bishoboka, tukababwira ko imbabazi z'Imana zihari, tukababwira ko Imana ibababarira kandi irabakunda. Nawe rero Imana iragukunda, ni ukuri rwose ngwino kwa Yesu arakubabarira. Uyu muririmbyi yarangije cyangwa yasoje avuga ati imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Igihe cyawe ntuvuge ngo cyarangiye, ntuvuge ngo uri umunyabyaha ntiwababarirwa cyangwa Imana ntiyagukoresha. Yagukoresha. Twese abari mu isi twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko rero niwihana ugaca bugufi ukemere iyi nama z'uyu muririmbyi z'iyi ndirimbo, umuririmbyi wa 88, ni ukuri urababarirwa kandi uhinduka umukozi w'Imana, uzajya n'umunyago. Yesu azanezerwa igihe cyo mu ijuru. Gusezeyeho nkwifuriza umugisha w'Imana. Tuzakomeza duhura hano kuri Pure Gold TV. Niba ufashijwe n'iyi message y'indirimbo, oherereza abandi. Kora hariya handitse ngo share cyangwa partage mu gifaransa, maze oherereza abandi. Baranezerwa cyane. Reka dufatanye umurimo w'Imana muri ubu buryo. Imana ikumpera umugisha. Tuzakomeza ubutaha kandi uzagaruke ujye buri gihe usura iyi Pure Gold TV, TV y'abakristo, nawe uzafashwa. Imana ikumpera umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese.